Okay guys, today ngiye ukwego kunshura gukora amafaranga kuri Facebook Marketplace. Abantu benshi ntabwo bazi gukoresha Facebook Marketplace. Kandi Facebook Marketplace ushobora gushyiraho ikintu cyawe cyangwa ikindi umuntu akaba yakwishyura bitewe n'amafaranga mwavuganye araza kugura. Ino video iramara iminota itarenze 5. Irabikwereka neza ijana ku ijana usobanukirwe ku buryo nawe umunsi umwe uzajya winjiza inoti ya 5 kandi wakoze n'akandi kazi kawe ko ku ruhande. Today reba ino video paka itangiye kugeza isoje usobanukirwe niba ngombwa ukora na subscribe. Twagiye mwereke ukuntu urabikora. Mbere yo kugenda reka mbanze mwereke akandi kantu mubwire n'akandi kantu gatoya. Ngomba kukubwira ugasobanukirwa si ukwibwira ko urakorera mu 5 gushaka gukorera amafaranga menshi bitewe n'ikintu washyizeho project washyizeho. Ishobora kukwinjiriza amafaranga asanga 10,000 arenga bitewe n'ikintu washyizeho. Washyizeho imodoka ishobora kukwinjiriza amafaranga menshi cyane utabara. Kandi ushobora no gushyiraho telefone ya Reason Margin, telefone zitandukanye, ibintu byinshi bitandukanye. Today rero no video igiye kubikwereka neza ijana ku ijana usobanukirwa. Rero ino video uze kuyitanga ku bantu benshi bayibone kandi nabo basobanukirwa ijana ku ijana babashe gukorera amafaranga nkuko nawe ugiye gutangira gukorera amafaranga yakayabo. Wagiye mbikwereke umurongo ku wundi. Wahita ushaka application yo Facebook original pana Facebook Lite. Nukoresha Facebook Lite iraza kugora, ariko nukoresha Facebook original uraza kubikora neza ijana ku ijana. Icyo urakora nta kindi, urabanza urebe ko wagezemo. Numara ko wagezemo, wabonye ko wagezemo neza, urahita ukanda hano hantu kweka kandi neza mwere gutumanya gukora. Ukihakanda bahita bakwinjizamo Facebook Lite. Benshi bari ahantu ariko bataza akamaro kawo. Akamaro kawo rero n'ubundi niko hameze. Hari ibintu byinshi bigurishwa: amagare, imyenda, inkweto, televiziyo, amamashini. Dore ngibi ndi kubikwereka nawe ngo ubibone. Ibintu byose babiriho, inzu icyo cyese cyitifuza bahita ukanda hariya handitse select. Nizere kuri kona ukande select ugiye gupostingamo ikintu cyawe ushaka kugurisha nawe bakigura. Numara kwakanda bahita ukanda hariya handitse add photo. Ukihakanda bahita ujya gushyiramo ifoto bikwereke neza. Rero hano hantu igihe uhagera ukabura ifoto wafotoye ugiye gushyiramo, kuko ntabwo wajya gupostinga ikintu utashyizemo ifoto wafotoye, ntibibaho. Icyo urahita ukora urahita uhiga ifoto wafotoye. Nusanga itarimo urakanda hariya handitse gallery. Numara gukanda hano handitse gallery, ngara nakeretse urahakanda uhita ukanda kuri kamera kuko wafotoye. Kande kuri kamera, dore amafoto yose kamera ifite ahitaza. Akiza urahita uhitamo ifoto imwe abikwereke neza utagira ngo nagutuburiye. Ahita haza amafoto. Dore ngizi Airtel zanjye nshaka gushyiraho umujama yambwiye ati nigurisha 10. Ahita nyigurisha 17 kandi umukiriya ndakeka namubonye byewe kandi ubwo kintu cyane ndahita nyiryaho. Ikintu urahita ukora aha mbere handitse tax, nugushyiraho ushyiraho izina ry'ikintu ugiye kugurisha kigiye kugurishwa. Iyi ngiyi na Airtel Reason niyo ngiye kugurisha na Airtel Margin. Hano hasi uhashyira amafaranga y'ikintu ushaka kugurisha price. Ngiye nike inini 12 ndayashyira aho hakabiri handitse kazima kwereke neza. Aha twaba tuwasinze tugiye kuri distribution, ako distribution n'uri nayo ahangaha naho ushatse wabanza ukahuza kuko naho urahuza. Ahangaha niho ushyiramo ibisobanuro bya nyabyo ijana ku ijana by'ikuntu phone imeze, ugasesengura ukavuga ati phone yarakoze ibi n'ibi gutya na gutya, phone yakozwemo bagiye kuyikora ibi nibe. Uyishaka wabamagara kuri 0 ukahita ushyiramo nimero zawe ugakanda hano handitse edit. Akantu kandi ndabikwereka edit tegende i Kigali ariko mu rugo ni hano Kimironko Musaza uri kuhabona. Leta mfata akantu kari i Kigali na choosingemo neza mu kadomo kari hariya leta ajyamo mu rugo bumbo aje ujyamo bumbo birabibaye. Ndakeka birabibaye kenshi umuntu ashobora kubona kuri bumbo ari i Kigali atakubwira ati yohereza iyo telefoni
bitewe n'iyo ariyo ushaka kohereza cyangwa igiciro ihagaze mukabyumvikana, warangiza kuko araguhamagara mukavugana. Iyo ashatse cyangwa kwandikira WhatsApp, ndakwereka iyo akwandikiye ukuntu bigenda. Hari akantu gato natakweretse kandi nsubira inyuma gatoya mbanza no kukwereka kuko nako kaba gakenewe. Guys, ikindi kintu no kudakurikiza rero tukanaranditse contact niho twibagiwe kugira ngo kiremo nimba cyarakoreshejwe cyangwa kitarakoreshejwe used like urahita wa posting ukore kiri muri karakazi urabaza ko cyakoze ariko kitashaje kikiri gishyashya. Nurangiza ikindi kintu ahita ukora mbere yo kurenga aho ngaho ukimara gushyiramo ariya magambo, biraterwa n'ikintu cyawe icyo ari cyo, nimba cyarakoze cyangwa kitarakoze. Nurangiza rero ukanda publish, wowe urapostinze. Kanze wereka kandi kantu ka nyuma uraza kureba bakwereka ko cyamaze kujyaho. Ikibikwereka ahita bakwereka ano magambo ari kukwereka in review, barabaze kurishyira mu bigurishwa byabo by'amatangazo, ku buryo nawe ushobora kugurisha itangazo ryawe ikagera ku bantu benshi, bakaba bagusura bakaguhamagara mukavugana. Ahubwo kandi kantu kazimwerekere hano handitse marketplace muri SMS nk'ibisanzwe, niho usanga abantu bose bakwandikiye aho hejuru. Marketplace urahabona niho usanga abantu bose bakwandikiye. Iyo bakwandikiye usanga icyo yakwandikiye mukakivuganaho, warangiza mugaciringa. Uvuge gukora subscribe, ndabakunda cyane.